mana ya kanuga ko akicyamerezo nk'ubaye kajyaje ndakanyuka no kwima akuse kaba kari mu buraya kaba gasambana n'abakisa aho bakagize ntabire neza hakundi Jamira ni umuntu ujya ajya gutanga nimba ari imipirizo gutanga imipirizo umunsi wa mbere niko wakagegerawe kagahungu uwo mupuri nawuhaye wowe nawuhaye ko nawuhaye nowe bazingiye waje yegera hirya umbwire wa mukobwa ndashaka ngo umbwire wa mukobwa Jamira urashaka kunyirukanisha reka tujye tujina sibyo urashaka kunyirukanisha ahubwo se watashye bikagira inzira kumana ya ubundi ndonganye yawe ujya buri munsi muri urugo ubundi ubuse nibanyuka nuzungukira wakabaye bivuga mbono wapakiye ibyawe tujye tuvugisha uri boss uri mabuja umenya ngo ni nyoko buje kumana ya ndebera Jamira kweli Jamira ariko ngiye uziko ngiye kujyanda gukubita wabikinishije ngiye kujyanda gukubita zabikinisha urebe kakakobwa bahegeraho nundi musi Jamira ako uziko n'umuhungu mwa ibyo birakureba nanjye ndi umukobwa umukobwa ni inshinzi ntagashobotse nimbamba umuhungu w'umukozi atandukanye n'umukobwa wa boss urumva kandi ibyo jambo uvuze niryo ndaryumvishe waje umenya ubwenge so wacu aka ntabwo ari byo Jamira nigire kwita ikigori ngicyo yego kirenze ariko mana Jamira uzagukubite umwice inkokiri wabishonda umukara we urumva Jamira inkokiri wabishonda umukara ubu nagukubita umutwe Jamira ibeshye ntabwo nakubita umutwe ibeshye nanjye ndawufite Yesu uri kubona irarishu nikoreye ako wajumeka abantu nanjye ni umutwe wajumeka abantu bakire batari inyuma ubaka umutwangire kubona ukomeye ngo kawe kumva kono mbrusa mutaka muri ngenge n'uruwe arira anga wageze yewe ku gipangu wasize twari turimo turaganira muraganira rwase yanyu njemo nukaragu numva musakuza uwanga uhageze ute nose mabuja nari ndi gutonganya kano gakobwa kawe nese kamaze ngo uramugiye inama n'umukobwa wawe mumbarize mama nawe zibanga uramugiye inama nk'iki wasize igipangu kirangaye buri muntu wese ari kuza hari uwo janga hanga ni muri toya hanga ni muri suse nindi mu mutekano ndavuze ko Jamira ngira ndavuze ko je nigahaguruke kagenda ako mugiye kudacisha mutwe hari zamu hari wowe hari inde ako Jamira kabanze ngubwire wa mukobwa wahindutse ibi bintu urimo kabire kandi Jamira nakubwiye ati bizakubaho nje sende mubiki ibintu uri mubiki umaze iminsi ariko mabuja hari ibindi bintu nakubwiye Jamira jambaye ikariso gusa nukuri kwimana jambaye ikariso yonyine ngiye numva akagahugu kabesha mana kamaze ngubwiye ni nasano sigaye so kwambe n'akariso ariko ahangaha ducuruza inzoga ahasi mu kabari ahangaha ugiye kwashira kaza mukarambesheye naje nambaye ikanzu y'amaboko ariko kamaze ubundi wari umaze iminsi he jewe ari zama ikumbeshye ibyo byazamu tubyihore wari umaze iminsi he ku buryo ugenda ukongera ukagaruka ukajya ngahanga ni mugo rwawe n'umugore w'umugabo ntiyagenda atagize atabwiye umugabo yagiye agasuzuguro kawe ndakubaza umaze iminsi he Zamasikanda ari hehe kunsanze afunguye ugiye kumbwira ngo zamu koko zamu rero ndabona akazi kari kumunanira sinumva yuko nasanga harangaye gutyo nagasanze hafunze zamu agiye kunsobanurira nagiye gusura ujya gusura nkande nta muntu ubwiye gusura se no kumanza umuntu yasaba urusha ubu se kamaze mu bwejyame abantu babujije imitima bashatse guhamagarana hehe ngo bari gushaka inshinzi y'umukobwa ingana yo mundeka iyo ndarwo kubura kugira ngo rero njye narakwibyariye sibyo narakwibyariye indi byara abandi ndayifite sibyo narakwibyariye ni akugira ngo uzanserereze uneshe umutwe umva nkubwire uzarute mu mahoro meza uvuga ngo ndahaze kubaha ngaha
ngiye kugenda usikintu nkwemereye se uzambyaruka kubyaruka nabyo birashoboka ni ibintu biranga nimba ushaka ko nkubyaruka rwose kamubwira umaje kunese seme umaje kungera ha sigaje gukuruka nta kindi rwose nta kindi okay njyewe wenda wansuzuguye kubera ko ngiye ndi mama wawe wenda iso nazi ufite ikiri umusobanuro kajya kwibikira ibag ufite ikiri umusobanuro Boss, mbabarira. Yewe, ariko murasaza. Mbega abakobwa, mbega umugore. Ariko boss, wazaretse boss kameze nk'ubutegetsi nkagusimbura umunsi mu rugo rwanyu ushyira ku murongo. Zamu nanga imikino yawe. Umugore wabo arananiye rwose boss, umugore wabo arananiye. Musungu unzabigenda. Ariko nanese uramutunze. Ndi kuvuga akunaniye gute? Ndi kuvuga umukobwa wawe ndavugishijwe rwose. Zamu wasaze. Nta gusara barankubise baranyisha hariya mu gikari. Bande bagukubise. Jamira yahageze. Ngo? Ariko intambara none nimba ari kwiga karate, nimba ari kwiga najyaga kubona ngo nagize kuri. Babona ibintu ari gukaraga mu bintu. None ibi ni ibiki mbonye nkuko byaranga. Ako si boss. Ni kurota, niko kuri. Gusa ngo Jamira yaje. Boss bari banyishijwe. Abo uziko mabuja mu bisuruki ukundi do reba ha. Zamu, genda ufunge rwa rugi. Tukatana gute. Nta kibazo boss. Vuba. Nta kibazo. Niko ine. Agira ngo Zamu ari kubesha. Niko. Yagira ngo tubanurire. Ese ubundi bavuye mu cyagigura? ni mu Butaliyani Vuga ndeba ariko. Kundeba. Mama wari. Mubwira Zahabu. Ninde uri kubwira ariko hamagara vuba. Garango vayo hano Ayo mafone ni yakoshe. Uvuze ngo agasuzuguro kabantu umukobwa numvishe mamagaye mu izina cyangwa n'undi muntu mamagaye mu izina ngaba byane babyaye. Uratinyuka ugahamagara mama wawe. Nta kindi kintu ndenza ngo dore ngo uyu mukobwa wawe nanjye naje mubona gutya mubaze igihugu avuyemo. Wamba bari kwicara. Kanicara. Wa mukobwa uranze neza uratunaniye pe. Ndagira ngo nsobanurire ahantu havumbutse. Ibaze aho ngaho nge na mama wawe udusaza. Nta tutashakishije. Ko tujye kuja no kuri radio ngo twabuze umwana. Ko dusigaje kuja kuri RIB. Ariko sibyo kuri radio bito cyangwa. Nge nago sobanure ngewe kamubwire rwose kamubwira ngo uyu mukobwa aratunaniye nge namuhitishije mwe ndamubwira ati niba kuba hano mu rugo bimunaniye nimba yumva yarakuze akumva ko yabaye inkumi nagira uti namvire mu rugo agende areke kunstressa unyura he wa mukobwa to wari wabona vyanga mu rugo ngiye kuri ahantu papa watazi wari wabona nagize ahantu njya uno rugo rw'abantu basenga bazi ko twiyubaha none urifashe uragiye nta n'umuntu ubwiye ese yirirwa mu kabari bakubona ngo uriya mwana wawe no kwanda nagiye gusura umukobwa w'inshuti yanjye witwa Betty ugenda ubwiye n'ikibazo Uretse Zamu uritegekana mu rugo sheri betse zamazi Boss nabitabye. nawe kiranga. Uyu mukobwa yaje kubwira ngo iki? Yavugaga se ko yagenderaga mu macu. Ariko Jamira yankubise n'urushyi n'ubu. Yanagukubise. Boss marambeshyere gusa uyu musore unganuka rero wamukubita. Umukobwa aranze neza pe umbere igicucu koko. Umukobwa w'imfura kuko nta n'isoni. Ngaha mama wawe kumuhamagara mu buzina ari mama wawe. Ni iki cyakomaza ubwoba mukobwa? Mukira. Umva yigize ikihebe ku ngufu. Ushaka kwigira ikihebe ku ngufu. Akujya muzi ko niwe zaduha tuvugaho buri munsi. Uruko bwije nuko bukeye Jamira. Buri ko bwije nuko bukeye Jamira. Waba bari ukamaga hehe cyangwa se muri make. Ngiye kwamvira mu ukagenda. Ngamenya ngo waragiye.
umva mukobwa ngiye kukwereka yuko ndi papa wawe ntabwo wambyana yarakubyaye ntabwo nzagira akazi mbahangarikira nurangiza umbura ibibazo byawe ugize ikirara ahubwo nakwica bakamfunga nawe kwica ntago uburenganzira umushigikira nturese kwica umuntu umushigikira ntago ari umuti w'ikibazo wasanga nta makosa asa gukora wasanga yakukije nyine ubu se nabibyirwa n'iki ndavuga ngo utamwica ngo navuga ko ukijwinya hejuru oya ndikubireba yakurikije nyine wancaze se meze nk'uyu mukobwa wawe urabizi neza umukobwa ingeso zose azikukije mama we kuki atazikurikiza wowe ni umuhungu se umukobwa ntabwo ari umuntu ntabwo gabanya ibyo turebe ikibazo turiho ahubwo kumwica sicyo niba umwikizaho ukagereza undi birakumarira iki ahubwo njye kamubwiye mwisabe Jamil shere tuza nubwo mfite umushinge z'ahantu uvugishije ukuri ubizi Imana yagiye kwera umuntu aragenda nta navuze ubu se yari agamije iki kwera ubu se byashoboka ko yaba yarajyanye na Jamil bakaba bari basanzwe baziranye kuva na kera kanongera nsheshemo namba ya Jamil numve wenda niba yayitaba byararangiye ako pe biba bindemereye umutima cyane ngo yagukubise aha ese mada reka kuvuga utamura akaza kankubita n'izindi mada kumvuga ko umukobwa yatunaniye rimwe n'imwe ukamurengera ngakubye nk'abakobwa batanu ngira hano niko sira iyi nomero guhamagaye ni ninde ariko unarabeshya atureye ku yanditse ni nomero gusa urabeshya ariko shere wawe ndaremva ndakoresha uburyo nshoboye bwose ariko nanditseho shere aho kamubwira iyi nimero kanze nyifate uko biri bugende kose ndi bumenye ingegero wasanga ari mumaranye iminsi wasanga ari mumaranye iminsi ngo agiye gusura iyo mbambara y'umukobwa wa mugenzi wawe inshinzi yo gusura utavuze basi se wabyeyi mama wawe kujya gusura ambwira yizize iki naramubwiraga ngo tujyane se wambwira ngo tujyane se tujya vuga umeze neza wagiye umusabye urusa ujya kugenda nari najyana nawe se zamu yego nawe amubwira ubundi byose nawe ubwasha kuba ufite mu ruhare byose niwe bituruka ubundi ko naguhaye ufunguzo rw'igipangu ubundi umukingura gute ko uyu mukobwa ashaka kuba ataruka igipangu mabuja ataruka igipangu buri gihe sinza usanga ngutaka ngo Jamil ko naguhaye urufunguzo wajya ukicana urufunguzo yazaguhambira kuri umufuka wowe akaruka agafunga igipangu imyanzuro nayihinduye umva nkubwire reka nkubwire uno zamu nzongera n'inumba ngo yongeye kubambara ava muri uno rugo azasohokemo nawe ugenda urimo urabyumva yego mabuja sinano kwakora iki ubwo nyine ubwaje nyine nta kuri twabigira rero tumwirukane Allo Haishu bimeze biteze amakuru mbega iminsi myinshi nari ngukumbuye pe wese wagiye ko nakubuze Baby ni bande se bari barakwatse phone My life kuki bakwaka phone ukabemera kandi ubizi ko tugomba kujya tuvugana karindwi yayinyaze kuganto nyine n'ubu agenda uko bamuhamagara igahita menya iwanyu ntuzongere kwihamagara we nyine n'ubu nakigenda mbese ubwo bizajya bigenda gute kugira ngo tuvugane nanjye simbizi fata nyine nzajya ntiramuhamagare Baby ego bibayivunanye pe ariko iwanyu hacyagufata nk'umwana kandi wakagombye kwereka ko ukuze ko barangira ngo bazanyifungire uzi ko nari narakuze ariko nkaza n'iwanyu naje iwanyu mbona umuzamu mbona atangiye kumpamagarira ababyeyi bawe ndabatereka ngende bitaza ku
ahubwo uzi ko narindi gutekereza ko waba warajyanye na mukuru wanjye. Ntabwo mukuru wanjye Bizimana muri kumwe? Nanjye ubundi mu rugo njye nyine biba byanze irungu, basi ndagukeneye aka kanya pe. Ese zamuniye iki ku buryo yakuza kuba akope umuntu ukunda ntabwo wamuburira umwanya pe, ntabwo wamuburira umwanya. Ibyo bintu bose gukubita wajya umubwira se kuri nyirabuja muto ajye imyaka ugezemo ntabwo ariyo gukubitwa n'amaboko y'abantu, nayo niyo guhanishwa n'amategeko. Baby ako nyine ugomba kuza tukabana, ariko mukuru wanjye yagaruka ugahita utaha. Baby ako byumva ngo ndagukeneye. Oya nta mpamvu, reba igihe cyose tumaze tutabonana, uba wumva njye ntari umuntu ngomba ugakubite ariko unkikeho. Sawa, ntabwo ndagusezera kubera ko nizeye neza ko tugomba kubonana. Akazi karyoshye ariko nubwo nenda kwirukanwa ubwarananiye. Mbona we kama unani solo ufite. Ega mose sindi mu kazi kanjye. Uratangiye? Uratangiye? Kubahane. Eka ibyo bikura. Kubahane. Kanzenze amagare boss. Kubahane. Ngiri kwigira n'iki? Uraninyurira hari ko se wanyu ngo waje wumvikana ubundi. Alo. Boss wa mukobwa wawe uratangiye. Yega ari hano ku gipangu.